Hello bakunzi ba Nabob TV murwanya irungu munungurana ubumenyi. Uyu munsi twabateguriye uburyo ushobora gusimbuza amplificateur yangiritse ukayisimbuza iyawe wikoreye igashobora kuvuga neza nk'iyari isanzwe. Rero ingi twabateguriye mukurikire neza uburyo turi bubikore, biraza kubafasha kurwanya irungu mu rugo. Ndabizi mufite season twiza muri kureba ako nibi mu bigerageza, si byose mukurikire. Ikaze muri Nabob Lab. Imwe dufite n'iyindi hano, tugiye guhitamo imwe dukoresha. Tugiye guhitamo iyi ngito ariyo dukoresha. Turabanza dukureho kano, niturangiza tuyifungura. Mbere rero dore turangije kugafungura. Dore agaspika kayo ngaka ariko akangaka ntago ariko gafite akamplificateur kapfuye. Ifite akamplificateur kapfuye ni iyi ngiyi, nayo reka tuyifungure. Tugeze aho tugiye kudeconnecta tuno duspika twacu tukadukuraho kuri kano amplifier kangiritse, kugira ngo tuze kutwifashisha kuri kira amplifier gashyashya dufite kacu. Rero akangiritse na kangaka tukaba tugakuyeho nkuko mubibona. Tukaba rero ako twashakaga gusimbuza tugashyiraho ari akangaka, tukaba ariko tugiye gukura tukagashyiraho. Icyo tugiye gukora ni test ya amplificateur yacu twakoze, ngo turebe uko amajwi ari gusohoka. Hano turaza gukoresha amwe mu majwi asanzwe. Tukaba tugikomeje rero gukora test zacu kugira ngo ize kuvuga neza cyane nkuko tubyifuza.
time tugezemo niyo gucekinga amplifier yacu ko yabaye successful, amajwi ari gusohoka neza, mbega ibyo twifuzaga twabigezeho. Do you hear? Murabyumva yuko amajwi ari gusohoka neza nk'uko twabyifuzaga. Yacu amplificateur yacu ikaba yabaye successful iyo dufite akanya mu rugo dukora ibintu muba muri kubona. Murumva rero ko amplificateur yacu ifite imbaraga, ntago ari akantu koroshye.